ndebera n'ukuri kw'Imana kakajya amahano kare ariko Imana iduhujira akagurwa brushette n'ibirayi bimeze bite se icya umva ibiha byanyishe kubera kugushaka Suzi wa muyobozi yapfuye umva n'ukuri harimo iminywere harimo icyo bita icyaka noneho nakarusha ariwe cya kigage cya ukunda wallahi tugende kuvumpa ariko tutaragenda urimbwa gute se urimbwa oya ngere mvuga ngo urimbwa ejo bundi umbwira ngo naguboneka ngo ugiye kundangira ahantu ngari ikirori ngo hapfuye umuntu undangira umupfumu apfishije imfura ye wangegera ngereyo ni icere rwose ningiye wafashe ibyicaro bwa mbere baza n'ikigage cyuzuye urucuma no rwa rucuma rwa kera sinzi imba babicuragura bararuzana bimwe bya kera runini nagize ngo rufite inyobo bibiri sibyo ndarufata umva nta n'umuntu ngiye narimo gupanga nta n'umuntu nasomeza ndarunywe sanga nta maraso nyacire mbicire we bandeba abantu bose duza amaso umva barangubise bagira ngo ningiye wishe imfura ye wayiroze urumva ibintu warundeje weva mu magambo ayagene nubwo nava mu magambo rimwe va mu magambo twagire imbere tubafashe uburimo babone ko twanahageze ariko nibyo dufata ibyicaro bwa mbere cyane haguruka wakinye twagiye mama reka ngene nkumvisha utuziki wenda twagiye mama reba icyangwe magaze mana gusa turabinjira magaze iki cyangwe uyu hano ni kwa mudugudu baratuzi kandi baradakunda turi abaturage bitura tugiye kwifatanya nabo mukabana nase waretse tukiyambarira shoes ubundi tukabinjira tumeze neza wapi mani tugende we kandi ari bitwirase ntare Mwiriwe neza. Muraho neza mukoze wema. Muraho neza. Rwose twebwe dutuye muri uyu mudugudu twamenye ibyabaye hano tuje kwifatanya namwe mu kababaro. Mwamye tukagize ibyago. Umukuru w'umudugudu twamukundaga. Samwana shimana ya. Twamukundaga. Mwamukundaga. Ariko kuki ibi bintu Imana yabiremye rwose. Nanjye numbaga. Abantu beza baragenda hagasigara impyisi. Wabyihore uramukundaga twamukundaga. Twamukundaga rwose. Cyakoze amana mwakire mubasha. Mana ya. Mubyeyi reka twinjire mu gipangu twinjire tujye kwifatanya nawe. Karibu ni mugereye. Tube tubona ko ibyo mbona wahatetse we tubafashe kuri Yaman bundi wori kigori. Ikigo gigute se wagigera ahubwo ari wowe. Oya uje urajyana ahantu nzeko tugiye kuvumba bagatangira kwaka imfashanyo. Reka gusakuza yibe nanjye yaba wakubiswe inkoni nakubiswe cyagiye undangira ku mupfumu afishije imfura ye wangegeraye ko kutete vide mind zi reka kunsa kuriza yaba warakubiswe izo nakubiswe wenda bari kubyemera je narimbizi ko narinzi ko tugiye ko budusha naguzi ko bino bintu ari byo oya badukinye trikuza turagiye twoje ibyombo byose tuzi ko dutegereza icyaka nawe waruzi ko kiboneka onye ibyombo twogeje none se kuki utambwiye ukuri kare kose oya ntabwo njese narimbizi sinarinzi ko tugiye kurya tugataduhaza winsakuriza ubundi urambaza kuze ibyo bintu buri kuzana n'ukuri kw'Imana nagabari byo yaba wakubiswe izo nakubiswe se ndari wamaze se ndanywe hano se waruje kuyiga kwa soseka cyangwa kwa ya manager ubwo se wambwiye ko tuje kuvuma ariko nanjye nari mbyizeye mwabaye bane oya nukavuge rubanda ibyo bintu nagabari sibyo bintu nibyo bikubabaje nagatanga ibondo mu ariko nawe ugira indambi ibyo bintu nibyo bikubabaje umuntu nkaho undangira ahantu ngo nze tujye kuvuma se wowe wavuma wewe wandangiye he wewe yibe nanjye wenda uragiye woza nibyo byombo wenda ukaraba nizo ibuke giye mujyana kwa pastor ntabwo wavuye yuri ndabyumva wavuye wanga ndabyumva si wamweye ariko nanjye suwaya na use dupfike imani kubibona nakuzana ahantu manje narinzi uko ari micyaka oya ibuka ngo igiye mujyana kwa mwarimu none ndabyibuka nawe nakarusho mani niye bundi wawe wanjyana nkavuye ndiye mazi wowe se kuki wanjyanye ahantu nkubitwe inkoni uzi ko ibigo byahindutsemo inkoni nagiye mureka uramupfuma ibintu yankoreye warabizi ntabwo wavuye uhaze si inkoni hari n'inkoni ndiye se rero reka no kunsakuriza wewe reka kumenya ko umuki ari kurame umuki ubona nongeye kukuvugisha mbimba uzi ubunyano mba mombye man uzibuza abana hari ahirya urambabaje usaba ababyeyi bari bagiye guca mu irembo man
nawe ukaza uzana ibintu by'inkuru zidashinga ngo tujye kwa mudugudu nagatangaye ndirimba warangiye nakuze Visha Kibaye imodoka iramugonze. uravugisha ukuri Ndara ku muhanda hari ambulance nazo zahageze. yababwe birabibyuya nibiba amaraso we Yesu we ariko mvuka ubundi yimbwa impanuka ihiye uravugisha ukuri none se Zekeri we kiyo twajyaga kuvumba ahandi twabaga turi abashyitsi niwanyu sindi bwabe ndi umusanga Nanyumvira uziko nta umuntu